Yes guys, ikaze kuri ino channel uranamaye ugarutse. Muri ino video rero tugiye kureba kode zose twakwifashisha z'ingenzi muri 2025 kugeza gukomeza mu yindi myaka yabaho indi update nkayibaha. Niyo mpamvu nakubwira ngo kora subscribe, nagize ukore ku nzogera ufungure byose kugira ngo tuzakora izindi video igaragaza zose uzahite uyibona kandi biradufasha. Rero kode ya mbere tugiye guhera ni kode ireba serial number ya telefone yawe. Niba ufite telefone rero urayandika, ubundi rero wayifashisha ureba serial number ya telefone yawe mu gihe telefone yawe bayibye, ndetse cyangwa se kubasha kuyigarura bikakorohera. Kode ya kabiri noneho turi burebe ni kode wakwifashisha uforomata telefone yawe. Mu by'ukuri iyi kode attention ntuyandikemo utagiye guforomata telefone yawe aka kanya. Niba ugiye kuyandikamo ugiye guforomata, ngiyi nayo niba wumva wayandika nayo wayandika, ubundi rero tugakomeza. Kode ya gatatu noneho rero ni kode y'uburyo ushobora kuba wareba abakumviriza cyangwa se bakwiba amakuru mu gihe bitandukanye, cyangwa mu gihe uri kuvugira kuri telefone abakumviriza mu gihe uri kuvugira kuri telefone. Ngo ni iyi ngiyi twayivuye. Ngo kode ya kane noneho ni kode ibikuramo, noneho ikuramo kureba kuba abo bakwiba amakuru kubikuramo ukabihagarika byose bikavamo burundu, ukanda ni iyi ngiyi ukanda. Noneho tujye kuri kode ya gatanu. Kode ya gatanu noneho ni uburyo ushobora kuba wakumviriza wowe, noneho uburyo wakoresha wowe wumviriza abandi cyangwa se n'umukunzi wawe ushaka kugira andi amakuru ukuraho. Ubwo ni iyi ngiyi uraza gukanda. Noneho kode ya gatandatu noneho dukomeza, noneho uraza kuba ukanda ibi ngibi biri aha ngaha noneho yo kugira ngo ubikuremo ukomeze. Ni ibi ngibi ukanda. Ngira ngo rero kode zose nkaba nzisobanuye muri ino video. Nk'ibisanzwe rero kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zitandukanye, rero icyo nakubwira wowe wakora subscribe then ugakora no ku nzogera kugira ngo byose bijye bikugeraho, cyane yuko biradufasha. Erega nanjye biba byamfashe, banafashaga nkora video z'ubwenge nk'izi ngizi nkazibagirizaho ku gihe, ubundi rero ibintu bigakomeza bikagenda neza. Ikindi rero nababwira kuri ibi bintu no kuri tekinoloji rero, nubwo tuyikunda kandi tuyikoresha muri iki gihe, niyo igezweho kandi niho iterambere ritwerekeza. Nubwo dukunda iterambere nubwo dukunda tekinoloji ntabwo ari nziza mu by'ukuri. Tekinoloji kuko nk'uku nguku uba usanga hari ababa batwiba amakuru twari tutabizi, hari ibibi byinshi cyane by'iterambere twebwe tuba tutazi. Rero kuri ino channel rero tugerageza kuvumbura bimwe na bimwe, ntabwo byose twabimaramo, ariko bimwe na rimwe tugerageza kubivumbura. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo kora subscribe. Rero kuba wahisemo gukurikira ino channel niba utarakora subscribe kugira ngo bijye bikugereraho ku gihe, wayikora then ubundi rero ibindi byose dukoze bishyashya bikajya birushaho gukomeza kukugeraho. Ikindi nakubwira, ino channel izira step zose uko nabikubwiye ugomba kuzikurikiza zose uko mu itegeko nagiye zitanga, cyane yuko utagira n'imwe wandika mu mwanya utari uwayo. Kuko nk'ira wenda yo guforomata, uramutse uyanditsemo udashaka guforomata fone yawe utabiteguye, wahita ubura data zawe cyangwa se ukagira ibindi ubura. Niyo mpamvu nagushishikariza uko nabitanze hano aba ariko ubitanga. Ikindi kandi nkubwira ko izi kode mba natanze bitewe n'uko tuba dufite telefone zitandukanye, telefone zose ntabwo bikora, ntabwo telefone zose zino kode zikora. Niyo mpamvu bibaye byiza rero wasiga comment aho hepfo, ubundi rero nkabasha guhita ngusubiza
binyoroheye, ubundi rero nkakwandikira kode yawe ukoresha kuri telefone bitewe n'ubwoko bwa fone yawe. Rero no kuvuga ngo wenda gushimira wowe wabanye natwe. Iyi cano isanzwe ikugezaho ibiganiro cyane twibanda uburyo wakorera amafaranga nta gishoro bigusabye, nta kimwe, ukoresheje interineti na telefone yawe cyangwa se kompiyuta, bitagusabye kuva aho waba uri cyangwa se bitagusabye kuva mu kazi waba usanzwe ukora. Iminota 30 yonyine ku munsi yaba ihagije ugakomeza ugakorera amafaranga. Ibi byose bikaba byaguhindurira ubuzima. Kandi ikindi ni cano yibanda ku biganiro bya interineti by'ikoranabuhanga kuri interineti ndetse ibintu bisanzwe. Rero wabibariza kuri cano. Rero byaba byiza iyi cano nawe yishyize muri cano ujya ukurikira, kandi ndakeka uzashimira nyuma. Hari byinshi by'ingenzi tuzajya tugenda turushaho kubana nawe hano, birushaho kuba byiza. Rero navuga ngo ciao ciao.